Ndabasuhuje inshuti bavandimwe kandi abakunzi b'ikiganiro impano zacu tuganire na Rehema. Uyu munsi wa none nazanye ikiganiro nise ngo tugendane. Ikiganiro nise ngo tugendane nagikoze kuko nzi neza ko turimo dutangira ibihe by'umwaka, ntago turabigera kure, turacyari mu bihe bitangira umwaka wa 2018. Ubushize twavuze ku by'Imana yadukoreye, tuvuga ku byatubayeho, byaba ibyiza ndetse byaba nibibi, tuvuga ko dukwiye gushima muri byose, tukaba abantu buzuriranye n'amashimwe ibihe byose, kandi ko ibiturimo byose bikwiriye guhimbaza Imana, ariyo Mana yaturemye kandi ikaba isumba byose. Uyu munsi rero nazanywe no kubabwira ngo reka tugendane kandi tunagendane n'Imana. Tugendane muri ibi biganiro, igihe cyose tubikora tubikurikirane, twumve uko bimeze, tugendane duterane intambwe kandi tuzagerayo. Mukristo ari mu rugendo ntiyagendaga wenyine, yabaga afite abo bari kumwe bafatanyije kwizera, kandi abo bihangananye mu bigeragezo n'ibibarushya bahuraga nabyo, ariko arakomeza arihangana atera intambwe nabo bari kumwe. Reka duterane intambwe muri iki kiganiro impano zacu tuganire na Rehema, kandi Imana izadufasha, hari icyo kizatugezaho, tuzagera ku cy'Imana yaduteguriye, ku cyo Imana yateguye ko tugeraho, ko tumenya kandi ko dusobanukirwa. Aha rero iyi titre nanone nashatse kubabwira ngo nanone tugendane n'Imana mu byo dukora byose, aho turi, mu byo twiyemeza, mu byo dupanga gukora mu mishinga yacu, reka tuyigendanemo n'Imana, kuko Imana nitugendana nayo ntituzayoba, ntituzakorwa n'isoni. Nitugendana n'Imana tuzabana nayo muri byose, kandi ibyo tuzakora bizadutunganira, tuzatunganirwa n'ibyo twerekejeho amaboko, kuko twagendanye n'Imana. Naje kandi kubabwira ngo dushyire ibyacu byose mu maboko y'isumba byose, tubiyiharire kuko niyo izabigenza neza ibyo dukora byose. Bakobwa, bamama, bapapa, basore, rubyiruko, abana bato, ukurikirana iki kiganiro wese, ndamwifuriza kugendana n'Imana muri uyu mwaka wa 2018. Ndakwifuriza kuyiha ibyawe, ndakwifuriza kubishyira mu biganza by'Imana, kugira ngo Uwiteka Imana isumba byose abe ariyo kuyobora, kubera ko ni wiyobora uzayoba, ni wiyobora uzasitara, ni wiyobora uzanyura hatariho, ariko nugendana n'Imana muri byose, Imana izakugirira neza mu byo ukora. Mu by'ukuri nuramuka uhisemo Imana, kemera kwigufata ukuboko ukagendana nayo mu byawe byose no mu mishinga yawe, ntago uzigera udandabirana, uzatera intambwe wumva ihamye, uzagenda wumva ushikamye, ntago uzigera uhuha n'umuyaga ngo kujyana iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo ibyo ukora byose Imana izaba hafi yawe kandi izakugirira neza. Uyu munsi rero numvishe nakubwira ngo biriya byaratambutse, biriya byanyuzeho, byabaye byiza cyangwa se byarakunejeje, byagukoze ku mutima, hari aho byakuvanye naho byakugejeje, warateye imbere, warazamutse, cyangwa se warababaye, wabaye desi, wacitse intege, wahuye n'ibikurushya byinshi, birakuzunguza utumutwe, ariko noneho reka twiyemeze, abatunganiwe n'abataratunganiwe, ukuri kose wiyemeze kugendana n'Imana isumba byose. Nukuri ntabwo uzigera wicuza. Mu bukumi bwawe wa mukobwa we, cyangwa wa rubyiruko wa musore we, mu byo ukora byose nuramuka ubishyize mu biganza by'Imana, ukagendana nayo, ibyo ugiye gukora ukabiyiragiza, igihe cyose ukabiyereka, ntago uzigera ukorwa n'isoni, uzigera umwara, uzigera ucika intege, ahubwo uzakomezanya nayo, kandi kizakubaho cyose kizakubera cyiza, kubera ko uzaba uri kumwe n'Imana. Dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana ifite ubutware, kandi dufite Imana ifite ubushobozi. Niyo mpamvu nkubwira ngo niyo cyaba ari ikintu kije kitakagombye kugushimisha, buryo iyo wagendanye n'Imana ukagishyira mu maboko y'Imana, iyo kikugezeho ntago kiza kiremereye kuko cyagombaga kukuremerera.
iyo kikugezeho ntago kigucunda cyane ngo kigukure mu mwanya wari urimo nkuko byagombaga kugendekera utagendanye n'Imana. Ariko iyo uri kumwe n'Imana ukagendana nayo muri byose, ukaguma mu murongo wayo, ibintu byose bigenda neza kandi bigatungana. Ndagira ngo uyu munsi turebe nanone ijambo riboneka muri Mika, turebe ukuntu Imana ishaka igihe cyose ko tuyikorera ibyiza kandi ishaka ko tugenda nk'uko ishaka. Turareba muri Mika ibice 6 umurongo waho wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Iri jambo rwose rirabivuga mu buryo bweruye, ntago ribihishahisha, ngo icyo Uwiteka gushakaho. Ngo yewe mwana w'umuntu we, ngo yakweretse icyiza. Imana yakweretse icyiza, amaso yawe yareba arabibona, urakizi. Ngo yakweretse icyiza icyo ari cyo. Birongera tubwira ngo mbese icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Hariho akabazo. Ngo ni ugukora ibyo gukiranuka. Nugendana n'Imana ukagenda ukiranuka, ukagenda neza, ukabana n'abandi neza, mu byo ukora byose ukabikora wubashye Imana, ukabikora wagendanye nayo wayubashye, byose bizakubera byiza. Ngo ugakora ibyo gukiranuka, ngo kandi ngo ugakunda kubabarira. Birashoboka ko waba ubika inzika, birashoboka ko waba utagira kubabarira mu mutima wawe, ariko hano ijambo ry'Imana yakubwiye ngo no gukunda kubabarira, ngo no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Kugendana n'Imana twicisha bugufi ni ijambo rikomeye cyane, kandi ni ikintu gikomeye kitajya gikunda gushoborwa na benshi. Kugendana n'Imana twicisha bugufi ni Imana itubwiye kuri uyu munsi. Ngewe umutwe w'amagambo nawise ngo tugendane, ariko none n'ijambo ry'Imana riboneka muri Mika ibice 6 umurongo guhera ku murongo wa 8, ni umurongo wa 8, riratubwira ngo tugendane n'Imana yacu twicisha bugufi. Mu byo dukora byose twicishe bugufi. Ntukumve ko ari wowe uri hejuru, ntukumve ko ari wowe ukwiye kubaho, ntukumve ko ari wowe ukwiye kugubwa neza, ntukumve ko ibyiza byose ari wowe bikwiye kubaho wenyine, ahubwo wicishe bugufi umve ko n'abandi babikwiriye. Kandi uwo ubona babaye umwikorerere umutwaro, umusengere, umwereke Imana, umugire inama, umuyobore. Niba ufite ahantu wabonye umurimo, wabonye icyiza, ntukakihererane. Hari abantu badakunda gutanga amakuru, hari abantu badakunda kwerekana ibyiza, ugahita wumva wakwiherera. Burya ntago uba wicishije bugufi, ntago uba wagize gukundana mu mutima wawe ngo wumve ko uhorana umwenda w'urukundo muri wowe. Hari abantu rwose bateye gutyo, ariko ntago ari byiza. Uyu munsi wa none naguhamagare kugendana n'Imana. Nugendana n'Imana uzamenya no kwicisha bugufi. Nugendana n'Imana uzagira urukundo mu mutima wawe. Nugendana n'Imana ntuzikunda wenyine, ahubwo uzakundana bagenzi bawe. Niwumva amakuru kumva hari ahantu bari gutanga akazi, bari kwangaja, uzagenda uhita ubibwirana bagenzi bawe, urebe n'abandi wumva ukunze kuba uri kumwe nabo, abo ubona bashomye badafite akazi, ubamenyesha uti nyamara namenye kwibuna ko barimo batanga akazi, kugira ngo nabo bigeragereze iki amahirwe. Umuntu wese abona iby'Imana yakugeneye nibyo wakira, ariko ndibanda kuri ijambo ngo hari abantu badakunda gutanga amakuru. Ukabuza ikintu cyiza ariko kumva utakibwira undi, ukajya mu isoko ugasanga bagabanyije ibintu runaka, ugahaha ukumva urishimye kuba utanze amafaranga atari menshi kuri ibyo bintu, uragiye urabyihereranye, wumvishe ko utabwira abandi ngo nabo uwo mugisha ubagereho. Icyo ni icyaha uba ukoze. Ahubwo jya umenya kwicisha bugufi, jya umenya gukundana no kubaha Imana no kugendana nayo. Iyo wagendanye n'Imana usobanukirwa utwo tuntu twose ufata nk'aho ari dutoya, ukumva ntacyo tugutwaye, ariko mu by'ukuri imbere y'Imana turabarwa. Kuko niba wishimira ko umugisha wakugeraho wenyine, ariko njyewe Rehema umugisha ntungereho, ntago buryo uba wagendanye n'Imana, ntago buryo uba wubaha Imana ngo unicishe bugufi. Menya kwicisha bugufi, umenye ko umugisha ukwiye kusangira n'abandi, kandi iyo ukora ibyo ngibyo ukikorera n'imitwaro y'abandi ukumva ubabajwe n'ibimbabaje,
ukumva ubabajwe nuko ntari gukora cyangwa se ukumva ubabajwe nuko ntabayeho neza, ahubwo ukumva ushimishijwe nuko nazamuka nkagira icyo menya nkagira aho ngera, aho ngaho niho nawe umugisha ukuzaho, kuko ngo abikorera imitwaro y'abandi Uwiteka nawe yikorera imitwaro yabo kandi akabakemurira ibibazo byabo. Uyu munsi rero ndaguhamagarira kugendana n'Imana, kandi nitugendana muri kino kiganiro impano zacu uzagenda umenya uko witwara, uzagenda wunguka byinshi, uzagenda ugira aho uva n'aho ugera, uzagenda utera izindi ntambwe kandi zikuganisha heza, ahantu heza hava mu mwijima hagana mu rumuri, hagana mu bintu byiza. Kuko ibi dukora no gufungura kugira ngo habonekemo umucyo mu bwonko bwacu. Bundi dufite byose bikenewe, dufite byinshi bikenewe, ariko kumenya uko tubikoresha, kumenya ko biturimo, icyo nicyo tudafite. Rero iki kiganiro uzi neza ko cyaje kigambire kumenya impano ziturimo n'uburyo bwo kuzikoresha. Ariko nugendana n'Imana, Uwiteka Imana azakwereka, azakumurikira, azagutinyura, akwereka uburyo ki ufite impano nyinshi muri wowe kandi zagira icyo zikugezaho zikanakugirira umumaro. 2018 gendana n'Imana. Ifate, wiyemerere gufata ukuboko, igukomeze kuko nigufata ntizakurekura. Gendane nayo, uterane nayo n'intambwe zawe zose ziyobore, izakugeza heza, aheza wowe utari kubasha kwigeza mutari kumwe. Ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza kugubwa neza, ndakwifuriza kwaguka mu buzima bwawe, ndakwifuriza gutera imbere, ndakwifuriza ubutunzi ariko uburuta byose bw'Imana, bwo kumenya iby'ijambo ry'Imana n'ubwiru bw'Imana, bwo gukunda ibyo gukiranuka no kubaha no guca bugufi nk'uko ijambo ry'Imana ryaje ribitubwira. Murakoze rero, kandi ndabifurije umugisha w'Imana abantu mwese mukunda kandi mukurikirana ikiganiro impano zacu tuganire na Rehema. Mugira amahoro. 2018 izababera umugisha, kandi n'indi myaka yose iri imbere ibabikiye byiza, mwebwe mutabasha kurebesha amaso y'umubiri, ariko turi mu mwuka tukareba neza. Imana ibasha kuduhishurira ibituri imbere. Murakoze cyane rero, ndabashimiye kudukurikirana, kandi ndabasaba n'ubundi gukomeza gukurikirana iki kiganiro. Imana ibahe umugisha.